Ya murakoze cyane mwese inshuti bavandimwe mugiye kurikirana kino kiganiro tugiye gushiraho ubu ngubu. Turashaka tuvuge ku kintu bita ngo ni mouth wash cyangwa umuti bakunze gushira mu kanwa kugira ngo mu kanwa hatanuka, kunze gushira mu kanwa kugira ngo ugahita kucira. Ngira ngo umuti murawoze mu cyongereza bakunze kwita ngo ni mouth wash cyangwa ikunze kuba nka deodorant, no kuvuga ni ibintu bimeze nk'amazi ariko babita mouth wash. Ushira mu kanwa ukacugusa mu kanwa hanyuma ugacira kugira ngo mu kanwa hahumure neza, ngo ikica na bakteri. Ndaza kubereka uko bimeze kuko barandika ko yica bakteri hafi 99% za bakteri nizo yica iyo mouth wash. Ariko icyo nshaka kubabwira uko icyo kintu ntabwo ari cyiza. Reka mbanze mbereke uko mouth wash imeze. Ngira ngo mwayibonye mouth wash uko imeze nuko nguko. Biragaragara ko yica microbe 99%. Ariko ushobora kwibaza, ese microbe 99% kuzica mu kanwa ni byiza se? Ntabwo ari byiza mu by'ukuri. Abantu benshi bakunze kuzikoresha, ariko mu by'ukuri mouth wash ntabwo ari ikintu cyiza habe na gatoya. Hari n'abafata nk'akantu gato gutyo agafata agapuriza mu kanwa, ngo puriza mu kanwa gutyo hanyuma kugira ngo mu kanwa hahumure neza. Ibyo ngibi nabyo ntabwo ari byiza. Ndashaka kubabwira ingaruka byagira ku buzima bwanyu cyangwa ku buzima bw'abantu. Ntabwo ari byiza gukoresha mouth wash. Hari inama urebye neza bita gastrointestinal tract, nako cardio surgeons cyangwa abantu bashinzwe kubaga imitima, n'abandi bavuga cyane cyane ku ibijyanye n'indwara zo mu nda, icyo bita gastrointestinal tract. Niba bavuze ngo gastrointestinal tract ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ni za organe, sinzi ko umuntu yavuga, ni organe zituma ushobora kurya neza, igakora icyo bita digestion cyangwa igasya ibyo kurya kandi ikanabisohora. Icyo kibazo nicyo kibazo gikunze kuba cyaterwa n'iyo mouth wash cyangwa ako kantu abantu bashira mu kanwa kugira ngo mu kanwa humure neza. Niyo mpamvu nashaka kubwira abantu, nimba ukoresha ibyo ngibyo nkuko nabikweretse aho ngaho, ifite amoko menshi cyane. Ariko niba ari ikintu cyo gushira mu kanwa kugira ngo gihumuze mu kanwa cyangwa cyice microbe mu kanwa, niko bavuga gutyo, niba ugikoresha mu by'ukuri ntabwo ari byiza ko ugikoresha. Kuko hariho iyo ukikoreshe gutyo, kwa kundi bavuga ngo yica bakteri, yica microbe. Niba yishe microbe, hari ukuntu ituma mu kanwa za bakteri zipfa, bigatuma mu kanwa habaho hatamera neza, hagira ikibazo. Ni ukuvuga zigakomeretsa no mu kanwa. Kandi icyo nababwira cyo nuko mu kanwa hakunze kubaho amoko abiri ya microbe cyangwa ubucafu, niba twabivuga gutyo. Hari icya mbere, hari ubucafu bwiza cyangwa microbe imeze neza, hakaba na microbe imeze nabi. Turaza kureba microbe zimeze nabi ikibazo cyazo, na microbe zimeze neza zo mu kanwa ikibazo cyazo. Singiye kuvuga ngo ntukajye ubrosa mu kanwa cyangwa ngo ureke mu kanwa ukomeze ugire icyo bakunze kwita ngo ni ibivuguto. Kugira ikivuguto mu kanwa ngira ngo murabyumva, ni kugira amenyo ukasanga amenyo harimo ibintu bimeze nkaho ari by'umweru, by'umuhondo, rimwe na rimwe bigiye bisa nkaho bigiye mbese bifashe bigaragara ko umuntu atoza mu kanwa. Ntabwo ariko ko ibyo ngibyo bituma ugira bakteri, ni za bakteri nyinshi, n'ubucafu bwinshi cyane. Ariko icyo nshaka kubabwira nuko niba twakwita uko bakteri ari bwo bucafu, ndashaka kubabwira uko hariho ubucafu bwiza hakaba n'ubucafu bubi. None icyo turi kuvuga, iyo ukoresha mouth wash cyangwa ugakoresha ako kantu ko gushira mu kanwa kugira ngo mu kanwa hahumure neza, mu by'ukuri baravuga ngo ituma mu kanwa hatamera neza, kuko uba wishe microbe nyinshi cyane. Nkuko bavuze ni 99%,
kandi kuzica mu by'ukuri ntabwo ari ngombwa ko zipfa, ko mikorobe zo mu kanwa zifite akamaro cyane cyane. Icyo nshaka kubabwira icya mbere nuko hari mikorobe zo mu kanwa zirafasha rimwe na rimwe, ahanini mikorobe zo mu kanwa zirafasha kugira ngo zikontorore icyo bita blood pressure, ni ukuvuga umuvuduko w'amaraso. Urumva mikorobe zo mu kanwa zirafasha kugira ngo zishobore kwikontorora iyo ngiyo. Ikindi kandi iyo ukoreshe iyo mouthwash, kakantu ko gushyira mu kanwa, urumva kangiza ibintu byinshi cyane. Icya mbere niho twavuze ni high blood pressure. Ushobora kugira high blood pressure, no kuvuga ushobora kugira umuvuduko w'amaraso, kandi umuvuduko w'amaraso ukunze kuzana indwara bita ngo ni stroke, cyangwa ikazana indwara y'umutima. Niyo mpamvu twavuze ngo cardiac surgeon ni ukuvuga ababaga umutima. Urumva ahanini uba wishyize mu kibazo ku buryo bishobora gutuma urwara indwara y'umutima cyangwa ukarwara indwara y'umuvuduko w'amaraso. Kubera iki? Kubera ka kantu ko nyushira mu kanwa ngo gahumuze mu kanwa. Urumva mu yandi magambo, ako kantu ka mouthwash nkuko mukabonye aho ngaho ntabwo ari akantu keza, ni akantu kabi ugomba kwirinda byanze bikunze. Ariko umuntu ashobora kwibaza, se none se ndamutse nirinze ako kantu ka mouthwash cyangwa kugira ngo ntahumuza mu kanwa habe hameze neza, ubwo se mu kanwa kanjye ntihanuka, cyangwa ukanukira abandi bantu, inshuti, abavandimwe muri kuganira nabo ukabona bitameze neza? Birumvikana. Ariko icyo nshaka kubabwira, nshaka kubaha nshaka kubaha uburyo butatu umuntu yakwirinda wenda kugira ngo udakoresha, aho kugira ngo ukoreshe iyo za chemical zikwica, wirinde kuzikoresha izo za mouthwash, ahubwo ukoreshe uburyo ngiye kukubwira. Ni ukuvuga icya mbere, ugomba kwirinda kwanza guhumekera mu kanwa. Hari abantu benshi bahumekera mu kanwa, guhumekera mu kanwa gutyo, abantu benshi bagiye bahumekera mu kanwa, ariko mu by'ukuri ni byiza ko umuntu areka guhumekera mu kanwa, kuko guhumekera mu kanwa uba ari kugenda za mikorobe zo mu kanwa ziba zumye. Kandi nk'uko twabivuze mbere, mikorobe zo mu kanwa ni ngombwa cyane. Ni ngombwa ko umuntu agira mikorobe mu kanwa, atari bya bivuguto byo mu menyo, ariko ukagira mikorobe zo mu kanwa. Ni nziza, zirafasha. Ni kuvuga ngende kuvuga mikorobe, ariko ndi kuvuga cyane cyane bagiteri cyangwa mikorobe, tubivuge gutyo. Icya kabiri ugomba gukora nicyo bita floss, pick floss cyangwa water floss. Floss ni kandi ufata kameze nk'agasinga ushyira mu kanwa, ukagenda ugira gutya kugira ngo ukure ibintu byahagamye mu kanwa gutyo. Ahanini abantu benshi bakunze gukoresha water floss, kandi nayibereke ahubwo ko nayiteguye hanga. Iyi niyo bita water floss. Iyi ushyiramo amazi ahangaha, urayicomeka ku muriro. Ushobora kuyicomeka ku muriro, hari zikoresha bateri ku buryo ushobora gushyira kuri bateri, ariko iyi ngiyi ucomeka ku muriro. Wacomeka ku muriro ugashyiramo amazi, ahanini amazi y'akazuyaza atari bugutwike, hanyuma ugakanda kuri aka. Iyo ukaze kuri aka ngaka, reka ngire gato turebe. Urabona ko uri gusunika amazi. Uko niko usunika amazi. Iyo ugize gutyo mu kanwa, ugashyira mu kanwa gutya, kumenye igenda ngira ngo muri kubona. Iyo ushize mu kanwa kangaka gutya, ugashyira ku menyo gutya, ugasunika amazi, agenda asunika bya bintu byahagamye mu kanwa byose. Niba ari inyama wariye zagumye mu kanwa, ukareba uko akangaka kagenda kabikuramo, kandi kabikuramo neza. Abantu benshi bakunze gukoresha icyo bita toothpick cyangwa kirda, ya yindi ikozwe mu giti. Ukagira gutya, ariko ahanini iyo uri kugenda wihaganyura gutyo, hari ukuntu ukomeretsa gamu yawe. Gamu ni ukuvuga ni ishinya. Ushobora gukomeretsa ishinya yawe igatangira kuva amaraso. Urumva nabyo ntabwo ari byiza. Ariko akangaka naberetse, akangaka water floss, akangaka ni akantu keza cyane, karafasha. Ntabwo kagura amafaranga menshi. Ku bantu iyo batuye muri Amerika, ngira ngo ni twinshi cyane. Sinzi muri Afurika naho dushobora kuba duhari. Akangaka muri Woma tushobora kugura ku $30 ngira ngo. Bakita water floss cyangwa water floss. Niko bakita. Uramutse ukaguze, ukajya wihaganyura, niba ari kwihaganyura ngira ngo niko bavuga, ukajya wihaganyura nka 2 ku munsi, byaba ari byiza cyane. Ikindi kandi ni byiza ko ushobora kubrushinga amenyo, ukabrushinga mu kanwa, hanyuma ugakoresha
ugakoresha no ku rurimi naho ukagerageza kureba ko uhanagura ku rurimi. Ni ibyo ngibyo. Ibyo niyo nashatse kubabwira cyane cyane ku bijyanye na mouthwash, uko atari byiza kuyikoresha. Niba twavuze uko atari byiza gukoresha mouthwash nkuko twayiberetse aho ngaho, ni ukubanza ukareba ese iyo mouthwash ikoreshwa n'iki. Mouthwash ikoreshwa na alcohol cyangwa alcohol, kandi ahandi usanga aricyo bita ethanol. Ethanol ni ibintu bikunze kuba muri za essence. Urabona iyo ugiye kugura essence cyangwa gaze kuri pompe bakunze kwandika ngo ni ethanol 90 cyangwa kangaya gutyo. Ni ukuvuga ni chemical, ni produit chimique cyangwa chemical product bashiramo, bakoreshamo iyo mouthwash kugira ngo nibashira mu kanwa ihumuze neza kandi kwica mikrobe. Kandi kwica mikrobe bisobanura iki? Kwica mikrobe ni ukuvuga ikibi kino mouthwash nko narimo kubabwira nuko ntabwo ivangura. Ni ukuvuga niba tuvuze ko itavangura, ni ukuvuga yica mikrobe cyangwa bakteri zimeze neza, ikica na bakteri zimeze nabi. Ntabwo hitamo ngo ndica bakteri zimeze neza na bakteri zimeze nabi ngo zice. Hoya, yo yica bakteri zose. Bakteri zimeze neza na bakteri zimeze nabi irazica zose. Reka mbabwire rero wenda kugira ngo mumenye za bakteri zimeze neza na bakteri zimeze nabi, cyangwa mikrobe zo mu kanwa zimeze neza n'ubucafu bwo mu kanwa. Niba navuga mikrobe ko ari ubucafu bwo mu kanwa bumeze nabi. Ubumeze neza butuma burinda amenyo yawe, bukarinda na gamu cyangwa ishinya, cyangwa niba ko umuntu yavuga ishinya bikayirinda, kandi bikagufasha kugira ngo uhumeke neza, umwuka usore umwuka umeze neza utanuka. Ikindi kandi biragufasha kugira ngo ushobore kugira icyo bita baravuga ni support digestion, kuvuga iragufasha izo bakteri zimeze neza zagufasha kugira ngo ushobore iyo wariye ibyo kurya bishobore kugenda neza, no kuvuga bashobora kubisya neza mu nda kubera izo za bakteri. Okay, turebe bakteri zimeze nabi rero. Bakteri zimeze nabi nizo za zindi zituma ugira kaviri. Niba bavuga kaviri cyangwa kavite cyangwa kaviri bisobanura iki? Bisobanura kwa kundi mu kanwa uba ufite umwobo mu kanwa, muri nako mu kuryinyo, iryinyo ryatobotse kubera wenda ibyo wariye, ko byose bituka mu byo kurya. Iyo wariye nk'ibintu by'isukari urumva kagumaho, cyangwa amabombo menshi cyane, amakendies menshi bigumaho, bikagenda bicukuramo bigakora icyo bita kaviri. Abantu benshi bakunze kujya kwa muganga kugira ngo bagukuriremo iyo kaviri cyangwa uwo mwobo urimo, ariko bashira bakagenda bakuraho ubucafu bwagiye bufatamo kugira ngo umwobo udakomeza kugenda, cyangwa bakora icyo bita ngo ni filling, bagashiramo ibintu kugira ngo uwo mwobo ufungane neza. Urumva uko niko babikora. Ikindi kandi bakteri mbi ituma umuntu agira ikibazo cya gum disease, cyangwa ukarwara ishinya kwa kundi, kandi igatuma ugira umwuka mubi, guhumeka umwuka mubi. Ni ibyo ngibyo rero nashatse kubabwira. Nababwiye uko iyo mouthwash ibyo bintu bikunze kuba birimo alcohol cyangwa ethanol, kandi ikica bakteri, kandi bakteri zose itavangura. No kuvuga ipfa kujya mu kanwa igahita ko yica ibintu byose mbese. None rero muri uko kwica gutyo, kuko urabona ifite ethanol cyangwa petroli cyangwa essence, niba twabivuga gutyo ishize mu kanwa, urabizi ko essence cyangwa petroli ni ibintu bishobora, iyo byagiye mu kanwa hari igihe bigenda binavamo, ukabona mu kanwa hatangiye kuma. No kuvuga evaporization niba twavuga gutyo. Iyo byagiye mu kanwa gutyo, igihe kiragera bitwika za mikrobe zose za mikrobe nziza na mikrobe zimeze nabi ziratwika byose, kandi zamara gutwika gutyo zigatwika n'ishinya yawe. Ikibazo iyo ufite agasebe mu kanwa ni ikibazo gikomeye, kuko bitwika na kagasebe. Ushobora gutekereza ngo buriya biri kuvura ko biri kumbabaza. Hoya, ntabwo biri kuvura, ahubwo biri kugukomeretsa cyane. Uko bigenda rero, uko ugomba kubigenza ni gute rero? Nuko iyo wayishizemo, iyo yatangiye gushira cyangwa yakuruye ibyo byose, bakteri zose yazishemwe aho ngaho, bituma ugira mu kanwa huma, mu kanwa hagahita kuhuma. Kandi mu kanwa kuma nicyo kibazo gikomeye cyane, nacyo ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane bishobora gutuma ubuzima bwawe bugira ikibazo.
ni ikibazo gikomeye cyane, kuko turabizi uko iyo mu kanwa humye, ni ukuvuga amacandwe aruma, kandi amacandwe afite ni ngombwa cyane ko abantu bagira amacandwe mu kanwa. Amacandwe ni meza cyane mu kanwa. Ngiye kubabwira ubwiza bw'amacandwe yo mu kanwa, nuko amacandwe yo mu kanwa arafasha kugira ngo ashobore gusya ibyo kurya. Iyo wariye si ukuvuga ngo n'amenyo yonyine afata, kuko uramutse ufashe amenyo ukayarisha ugakanja ibintu byose gutyo, udafite amacandwe mu kanwa, nabyo usanga ntabwo byagenda neza. Ku rundi ruhande kuvuga amacandwe arafasha kugira ngo ashobore gukora icyo bita digestion of certain food, cyangwa ikore digestion y'ibiryo bimwe na bimwe, kuvuga isye ibiryo bimwe na bitume ushobora kurya neza. Ikindi cy'amacandwe baravuga ngo iranetraliza cyangwa ihita ko ikuramo acide ziba mu biryo. Ibiryo byinshi bikunze kuba bifite acide. Iyo acide yo mu biryo, amacandwe arafata iyo acide akagabanya ubukana bw'iyo acide, cyangwa ubukana bw'iyo acide igabanya ubukana bwa acide zose zikunze kuba ziri mu biryo. Urumva rero udafite amacandwe ni ikibazo aho ngaho. Ikindi kandi amacandwe, akandi kamaro k'amacandwe ni uko amacandwe agenda akura ngo wash away bad bacteria, ni ukuvuga amacandwe akuramo za bagiteri mbi cyane, cyangwa ya mikorobe mbi, kuko twavuze ko hari mikorobe nziza na mikorobe mbi. Noneho ya macandwe agenda ahanagura, aroza, agakuramo za mikorobe zitari ngombwa mu mubiri. Ni uko nguko rero. Ikindi rero nuko twareba iyo ngiyo, niba twavuze dry mouth cyangwa mu kanwa humye, iyo byumye cyane urumva bigenda bishishura, kwa kundi twabivuze, bishishura uruhu rwo mu ishinya, kandi bigatuma igisebe, niba ufite igisebe, gishobora kuba igisebe gikomeye cyane, bikabikomeza. Urumva rero hagati aho ngaho, icyo nashatse kubabwira aha ngaha ni uko icyo ngicyo bita ngo ni mouth wash, cya kindi bashyira mu kanwa kugira ngo ucire, kugira ngo ugire mu kanwa hahumura neza. Abantu benshi bakunze kubikoresha, cyane cyane abantu badakunze kubrosa mu kanwa, ukavuga ko ngiye kureba umuntu kandi ntabwo na broshe mu kanwa, mbigenze gute? Ugafata ugashyira mu kanwa kugira ngo mu kanwa hahumeke neza, ugatekereza uko uri kwigira neza kandi uri kwigirira nabi. Ntabwo ari byiza rero muri make gukoresha mouth wash. Ni bibi cyane, ko bishobora gutera ibibazo. Ushobora kurwara ibibazo by'umutima, ushobora no kurwara stroke, umuvuduko w'amaraso. Amaraso ashobora kwihuta cyane, ukagira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ntabwo ari byiza cyane. Ubwo rero nimba wari uri mu bantu bakoresha mouth wash cyangwa ako ngako twavuze, ni ngombwa ko utangira kuvuga ngo kino munsi ndabiretse, sinongera kubikoresha, kuko ntabwo ari byiza ku buzima bwanjye. Murakoze cyane mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro, kandi Imana ikomeze bafashe mwese. Niba ufite comment ushobora kuyishyiramo aho ngaho nta kibazo, cyangwa ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose wagishyiramo aho ngaho nta kibazo. Murakoze cyane, kandi Imana ikomeze barinde mwese. Bye.